tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvane nkuteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe, kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana kubwiye uko Esteri yinjiye mu irushanwa ry'ubwiza ryari ryateguwe n'umwami Ahasuwerusi. Mukanya ngiye kukubwira uko Esteri yatoranyijwe ku mwamikazi, nkubwire nuko Hamani yateguye umugambi wo kurimbura abayuda. Ibyo byose ariko ni mukanya nyuma y'akano karuhuko. Imana ikomeze kunezeza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana usemerera Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe. Fata Bibiliya yawe dusomere hamwe muri Esteri igice cya 2 kuva ku murongo wa 16 kugera ku wa 17. Bibiliya iravuga ngo nuko mu kwezi kwa 10 ariko kwitwa Tebeti mu mwaka wa 7 wo ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi, Esteri ashyirwa umwami muri kambere. Umwami yabonye Esteri aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, amurutisha abakobwa bose, bituma mwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Igihe umwami yabonaga Esteri ntiyongeye gushaka ashaka undi mukobwa wamubera umwamikazi, kuko umwami akimara kubona Esteri amarushanwa y'ubwiza yahise arangira. Umwami yari amaze kubona umugore wasimbura Vashiti. Icyo gihe rero Esteri ahita ahinduka umwamikazi. Mbese ni gute Esteri yatsinze irushanwa ry'ubwiza? Mbese yabigezeho kubw'amahirwe? Ntabwo mbyibaza. Gutoranwa kwa Esteri byabayeho kuko ariko Imana yari yabigennye. Haleluya. Mu gice gikurikira niho tuzabona ko Imana ariyo yatunganyije ibi byose kugira ngo irinde ubwoko bwayo. Ibi kandi Imana ibikora mu kwemera iyimikwa rya Esteri akaba umwamikazi w'Ubuperesi. Kubw'iyi mpamvu rero byabaye ngombwa ko tuganira ku nkuru zaberaga ibwami mu bapagani. Aho niho haberaga iminsi mikuru, abantu bakanywa inzoga nyinshi bagasinda. Imana yemeye ko ibi byose bishyirwa mu mapaji byanditswe kugira ngo tumenye ko ari igenga gahunda zose z'abantu, ndetse yerekana ko inafite n'ububasha kuri Satani. Ibi ntekereza ko byaba inkuru y'ihumure ku bana b'Imana muri iki gihe no muri iyi si dutuyemo. Bibiliya itubwira ko umwami yabonye Esteri akamukunda. Inshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko iby'uru rukundo rwa Esteri na Ahasuwerusi bitajya binshitura na gato. Ku bantu bashobora kuba barasomye igitabo cya Rusi, ntekereza ko babonye ko Bowazi na Rusi aribo bantu bakundanye urukundo nyakuri, kandi bene urukundo nta handi hantu ndarwumva. Urukundo rwa Bowazi na Rusi rwerekana uburyo Kristo yakunze itorero rye. Ariko nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko nta rukundo rw'ukuri rwari hagati ya Ahasuwerusi na Esteri. Ahasuwerusi yari umwami ushaje kandi usa naho ari hafi kurangiza urugendo rwe. Uyu mwami ushaje rero yarongoye umukobwa mwiza kandi ukiri muto. Uyu mwami yari umupagani utazi Imana, ntamenye ndetse n'ibijyanye n'urukundo hagati y'abashakanye. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko muri urukundo rwa Esteri na Ahasuwerusi nta shusho nimwe mpabona ya Kristo n'itorero. Nubwo biruka ariko sinavuga ko iyi nkuru idafite agaciro. Birashimishije kubona ukuntu uyu mukobwa muto wari umunyagano yahindutse umwamikazi w'ubwami bwari bukomeye muri icyo gihe. Umugambi wo kurwanya abayuda wari gutuma abayuda bose bicwa, kandi iyo bigenda gutyo umugambi w'Imana wo kurinda Isirayeli wari kuburizwamo.
ariko ibyo ntibyashobotse kuko igihe abamedi bariho bategura umugambi wo kurimbura abayuda, Imana nayo yahise ishyira Esiteri mu mwanya ukomeye imwicaza ibwami. Muri Esiteri igice cya 2 ku murongo wa 18 Bibiliya iravuga ngo maze umwami atekeshereza abatware be bose n'abagaragu be ibyo kurya byinshi mu birori bya Esiteri, ahesha ibihugu bye kubabarirwa, atanga impano nk'uko umwami azitanga. Ngira ngo uribuka ko iki gitabo twagitangiye habaye umunsi mukuru ibwami. Kuri iyi nshuro rero batubwiye undi munsi mukuru wabayeho. Uyu ukaba wari umunsi mukuru wo kwishimira intsinzi ya Esiteri. Igihe umwami yabonaga umugore ugomba gusimbura Vashiti, yemereye abaturage kumara umwaka wose batishyura umusoro. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko ibintu nk'ibi bikozwe muri iki gihe cyacu, hariho bamwe byakiza abandi bikabica. Biratangaje ukuntu umwami yari afite ububasha bwo guhagaritsa gutanga umusoro mu gihe kingana n'umwaka wose. Ngira ngo nta muntu n'umwe wakwanga ko habaho amarushanwa nk'aya yaba Esiteri atuma habaho igabanuka ry'imisoro mu gihugu. Ndabeshya se? Muri Esiteri igice cya 2 ku murongo wa 19 aravuga ngo ubwo bongeraga guteranya abakobwa ubwa kabiri, Moridekayi yari yicaye ku irembo ry'ibwami. Moridekayi yari yarabonye undi mwanya mushya. Ntabwo yari yarabonye akandi kazi gashya, ahubwo yari yarabonye umwanya mushya. Yari yicaye ku irembo ry'ibwami. Mu yandi magambo, Moridekayi yari umucamanza, kuko kera inkiko zabaga ku irembo ry'umudugudu. Imidugudu myinshi yabaga izengurutswe n'inkuta, kandi byanga bikunda abaturage bose banyuraga kuri iryo rembo. Kera inkiko zabaga ku irembo ry'umudugudu, ntabwo zabaga zubatse mu mujyi runaka nk'uko uyu munsi bimeze. Ngira ngo uribuka ko ku irembo ry'umudugudu ari naho Bowazi yagiye gusaba ngo bamufashe gukemura ikibazo cy'uwagombaga gucungura Rusi. Nanone kandi mu nkuru za Loti batubwira ko igihe yari atuye i Sodomu yicaraga ku irembo ry'umudugudu. Ibi bikaba bisobanura ko Loti yari yinjiye muri politike y'i Sodomu, kandi akaba yari mu bashinzwe guca imanza muri uwo mudugudu. Ndagira ngo rero urebe kuri Moridekayi. Urumva bidashishikaje kubona ko igihe Esiteri yabaga umwamikazi, Moridekayi nawe yahise aho umucamanza wicaraga ku marembo? Ibi twavuga ko ari icyene wabo cyakoreshejwe. Ntabwo mbizi niba Moridekayi yarabaye umucamanza kuko abishoboye, cyangwa se kuko Esiteri yabyongoreye umwami akamubwira ngo uyu mugabo Moridekayi ni data wanjye, ni umugabo ushoboye, kandi ntekereza ko byaba byiza umwaye umwanya mwiza. Ubwo umwami nawe akaba yabwira Esiteri ngo okay, ibyo birashimishije, hari umwanya uhari hano wo gukora akazi k'ubucamanza ku marembo y'Iburasirazuba, kandi rwose ntekereza ko uwo mwanya twawumuha. Nshuti yanjye, ngira ngo urabona ko iki gitabo cyerekana neza kamere muntu, kandi urabona ko na politike itigeze ihinduka uhereye kera kose kugeza n'ubu. Wowe se si kubibona? Muri Esiteri igice cya 2 ku murongo wa 20 aravuga ngo kandi Esiteri yari ataravuga bene wabo cyangwa ubwoko bwe ubwo ari bwo, nk'uko Moridekayi yari yaramwihanangirije. Kuko Esiteri yumviraga itegeko rya Moridekayi nk'uko yari yumviraga akimurera. Esiteri yari umukobwa udasanzwe. Nubwo yari amaze kurongorwa n'umwami, yakomeje gukurikiza amabwiriza y'umugabo wamureze. Kandi navuga ko Moridekayi ari umwe mu bantu badasanzwe tubona mu byanditswe, nyamara ntabwo tumwitaho cyane nubwo yari umugabo w'ubushobozi. Ku murongo tumaze gusoma tubona ko Esiteri yari ataravuga ubwoko akomokamo. Ibi ushobora kumva bidafite agaciro gakomeye, nyamara nicyo kibazo nyamukuru kivugwa muri iki gitabo. Ariko rero tubona ko Imana yakomeje kuba umugenga wa buri kintu cyose cyaberaga ibwami, nubwo itigeze yerekana muri iki gitabo. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, samirana, samirana usemerera.
Esiteri igice cya kabiri kuva ku murongo wa 21 kugera ku wa 23, Bibiliya iravuga ngo muri iyo minsi ubwo Moridekayi yajyaga yicara ku irembo ry'ibwami, abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga urugi, Bigitani na Tereshi, bararakara bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. Imigambi yabo imenywa na Moridekayi, nawe abibwira umwamikazi Esiteri. Esiteri ahera ko abimubwirira umwami, barabigenzura basanga ariko biri. Abo bombi babamanika ku giti, maze ibyo babyandikira imbere y'umwami mu gitabo cy'ubucurabwenge. Ikibazo cyabaye ahangaha kirashishikaje. Moridekayi yari yicaye ku irembo, aho kandi hahuraga urujya n'uruza rw'abantu benshi. Nuko aza kumva abagabo babiri bariho baganira kandi bavuga n'izina ry'umwami. Nuko Moridekayi abangura amatwi ye cyane kugira ngo ashobore kumva neza ibyo abo bagabo babiri bariho bavuga. Aza gusanga bariho bacura umugambi wo kwica umwami. Icyo gihe rero Moridekayi yahise yihutira kubwira Esiteri iby'uwo mugambi mubi bariho bacurira umugabo we. Ngira ngo urabona ko hano batwereka neza ishusho y'umuryango. Abagabo babiri b'abatware bo mu burasirazuba bafite ubwanwa burebure, bari bihishe inyuma y'inkingi z'ibwami, bariho bategura uko bakwica umwami. Mu by'ukuri ubugambanyi byari ibintu bikunda kwibonekeza cyane mu bwami bw'iburasirazuba. Iteka ryose wasangaga hari umuntu ushaka kwicara ku ntebe y'ubwami. Umwanya mushyashya Moridekayi yabonye rero watumye abasha kumva iby'umugambi mubi wo kwica umwami. Nyuma y'uko Moridekayi abwira Esiteri iby'uyu mugambi wo kwica umwami, birumvikana ko Esiteri nawe yahise abibwira umugabo we. Ntekereza ko Esiteri yaba yarabwiye umwami ngo, ngira ngo uribuka ko nagusabye ko Moridekayi yaba umucamanza, kandi ntekereza ko watangiye no kubona uburyo ari gukora neza akazi ke, kuko ubu tuvugana yamaze kumenya abantu bariho bacura umugambi wo kugukura ku butegetsi no kukwambura ubuzima bwawe. Nuko abatasi b'umwami nabo bakajyaho bagaperereza amakuru neza, maze bagasanga koko ibyo Esiteri yabwiye umwami ari ukuri. Abo bagabo bariho bacura umugambi mubi bagahita bafatwa. Umwami nta kindi yari kubasabira usibye gutegeka ko babamanika maze bakabica. Ibi babikoraga kugira ngo bereke abantu ko uwo ari we wese uzagerageza kugambanira umwami azicwa nta kabuza. Birumvikana ko muri iki gihe abantu bari bataratera imbere, ariko ndakubwiza ukuri ko bajyaga bagerageza kubahiriza amategeko no guhashya inkozi z'ibibi. Iyi nkuru y'ubugambanyi rero yaje kwandikwa ndetse ibikwa mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Ubuperesi. Biratangaje kubona ko hari ikintu umwami w'Ubuperesi yirengagije hano. Moridekayi amaze guhishura abagambanyi ntiyigeze abihemberwa cyangwa ngo abishimirwe. Ntekereza ko nawe yabitekerejeho cyane, akibaza impamvu yafashije umwami bene ako kageni ariko ntabishimirwe. Yewe Moridekayi nta n'umudari yigeze ahabwa wo kumushimira kuko yakijije ubuzima bw'umwami. Nyamara ariko yari akwiriye gushimirwa cyane. Kuki Moridekayi yirengagijwe bigeze ahangaha? Nuko Imana ariyo yariho igenga buri kintu cyose. Imana niyo yariho iyobora buri gikorwa cyose cyaberaga ibwami, nubwo tutayibona muri iki gitabo. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana,
twinjiye mu gice cya gatatu mu gitabo cya Esiteri. Iki ni igice kivuga ku buzima bwo kwangwa kw'abayuda, kandi iyi nkuru yagiye isubirwamo inshuro nyinshi cyane. Nusoma iki gice cya gatatu ushobora gufata izina rya Farawo ukarisimbuza ahari izina rya Hamani, cyangwa se ukarisimbuza izina rya Hitireri cyangwa Naseri. Mu by'ukuri hari amazina menshi dushobora gusimbuza ahari izina Hamani, kandi ntihagire icyo byica. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko buri gihe cyose Abisirayeli bahoze bashaka kurimburwa, uhereye aho Isirayeli ihindukiye igihugu kugeza n'uyu munsi. Muri Esiteri igice cya gatatu ku murongo wa mbere, Bibiliya iravuga ngo, hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedata Umwagagi, amugira umutware mukuru, intebe ye ayiha icyubahiro, ayirutisha iz'abatware bose bahakanywe. Muri iyi nkuru batubwiyemo umugabo mushya witwa Hamani, n'umwe mu bantu bakomeye kandi bakoze ubukangurambaga kugira ngo barimbure Abayuda. Hamani yazamuwe mu ntera, umwami amuha umwanya ukomeye ibwami. Navuga ko yamugize nka minisitiri w'intebe. Hamani yari Umwagagi. Nusoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 15 ku murongo wa 8, uzabona ko Umwagagi yakomokaga mu muryango w'abami b'Abamaleki. Mu by'ukuri Sawuli yari akwiriye kumvira Imana akarimbura Abagagi. Iyo Sawuli yumvira itegeko ry'Imana akarimbura Abagagi, ubwoko bwe bw'Abisirayeli ntibari kuba bari mu kaga nk'aka ngaka tubona barimo ku ngoma ya Ahasuwerusi. Imana yasabye Sawuli kurimbura Abagagi kuko yari izi neza ibizaba ku bana ba Isirayeli mu myaka yagombaga kuza. Sawuli rero ntiyumviye Imana kuko atigeze arimbura Abagagi. Kuri iyi nshuro rero Abagagi bari bateguye umugambi wo kurimbura Abayuda, ariko nubwo Imana yareberaga kure ubwoko bwayo, yakomeje kubarinda abanzi babo. Kuri iyi nshuro rero abanzi bahagurukiye Isirayeli. Abantu benshi batekereza ko Hitler ariwe munyagitugu wa mbere wabaye mu isi. Amerika yinjiye mu ntambara ya kabiri y'isi. Abantu benshi bavuga ko bitari bikwiriye ko Amerika yijandika muri iyi ntambara, kandi nanjye ntekereza ko ari byo. Abanyamerika bari kureka Abadagi n'ibindi bihugu bari bahanganye bakarwana, maze bananirwa bagahagarika intambara. Icyo gihe Amerika ikabyungukiramo, ikabona kwinjira mu ntambara kuko ibindi bihugu byari kuba bimaze kunanirwa bitagifite imbaraga. Hariho n'abandi bavuga ko Amerika itari kujya mu ntambara ya Vietnam. Ibyo nabyo ndabyemera. Ntekereza ko gahunda ya Amerika yo kohereza ingabo zabo mu mahanga atari nziza. Abanyamerika batekerezaga ko bashobora guhagarika Hitler, nyamara sibo bamuhagarikije, ahubwo ni Imana yamuhagarikije. Uko rero ni nako Imana yari igiye guhagaritsa Hamani. Kuri iyi nshuro rero tugiye kureba impamvu Imana yashyize Esiteri ku ntebe y'ubwami. Iyo Esiteri ataba ku ntebe y'ubwami, umwanzi w'Abayuda Hamani yari kubarimbura bose akabamaraho. Uwo niwo wari umugambi wa Hamani. Muri Esiteri igice cya gatatu ku murongo wa 2, Bibiliya iravuga ngo, abagaragu b'umwami bose babaga ku irembo baramupfukamiraga bakamuramya, kuko umwami ariko yari yategetse. Ariko Moridekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye. Umwami yatangaje ko yashyizeho undi muminisitiri wa mbere mushya. Buri wese rero yagombaga gupfukamira uyu muminisitiri wa mbere akamwubahira umwanya mushya yahawe. Twamaze kubona ko Moridekayi yari umucamanza ku irembo ry'ibwami, yakoraga muri politiki. Bisobanura ko yari umwe mu bayobozi b'ibwami, kandi yagombaga gupfukamira minisitiri w'intebe mushya Hamani. Ariko ibyanditswe bitubwira ko Moridekayi atigeze apfukamira Hamani. Inshuti yanjye, ngiye gusa nkaho mpindura intekerezo kuri Moridekayi. Numva ameze nkaho nakurira ingofero Moridekayi kuko yanze gupfukamira Hamani. Ntekereza ko abakozi bose b'ibwami bapfukamiye Hamani igihe bamubonaga ariho atambuka imbere yabo, kandi ndagira ngo mubwire ko muri icyo gihe batubararaga nk'uko ubitekereza, ahubwo iyo umutegetsi yatambukaga bapfukamaga hasi. Kuri iyi nshuro rero mbona ko ukuboko kw'Imana kwari gutangiye gukora mu buzima bw'uyu mugabo Moridekayi. Ushobora kuvuga ngo ariko Moridekayi ntabwo yari mu bushake bw'Imana. None se ni gute Imana yari gukorera mu buzima bwe? Ukavuga uti ahubwo Moridekayi yari akwiriye gusubira mu gihugu cyabo. Nibyo rwose, kubw'impamvu z'umuryango we Moridekayi ntiyigeze asubira mu gihugu cyabo. Ariko simpamya ko umwanya wari Palestine kuko yari Umuyuda. Birumvikana rero ko Moridekayi atari mu bushake bw'Imana, ariko yazirikanaga Imana. Nubwo nta hantu namwe Moridekayi avuga Imana muri iki gitabo cya Esiteri, ntibikuraho ko yayizirikanaga mu mutima we. Mbese wabuze uko nahinduye intekerezo nari mfite kuri uyu mugabo? Amategeko y'Imana ku Bayuda yarasobanutse.
kuko yabuzaga kugira ikindi kintu cyose bapfukamira keretse Imana yonyine. Nta nubwo bagombaga kurema ibishushanyo bibajwe ngo babipfukamire. Nta kintu na kimwe Abisirayeli bari bemerewe gupfukamira. Igihe rero uyu mugabo Hamani yari amaze kuzamurwa mu ntera, buri muyobozi wese w'ibwami yagombaga kumupfukamira keretse umugabo umwe gusa niba utarabikoze. Uwo nawe nta wundi ni Moridekayi. Inshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko ibyo uyu mugabo Moridekayi yakoze byari mukuri, nubwo ari we wenyine wisanze ahagaze abandi bapfukamiye Hamani. Moridekayi na Esiteri ntabwo babaye abizerwa neza kuko batasubiranye na bagenzi babo i Yerusalemu, ariko bemeye guhara amagara yabo kugira ngo bakize bene wabo b'Abayuda. Ubwo rero ndisegura cyane ku byo nari navuze kuri Moridekayi ubwa mbere, kuko dutangira nabonaga ko nta mpamvu yari kubuza uyu mugabo kudataha mu gihugu cy'iwabo. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera. Samirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Samirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Samirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Imana yacu icyubahiro. Imana rurema. Imana yacu icyubahiro. Imana y'agakiza. Imana yacu icyubahiro. Imana yacu icyubahiro. Muri Esiteri igice cya 3 kuva ku murongo wa 3 kugera ku wa 4, Bibiliya iravuga ngo bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ibwami babaza Moridekayi bati, niki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Bakomeza kumuhana uko bukeye, atabyumviye babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Moridekayi, kuko yari yireguje ko ari Umuyuda. Moridekayi bamubajije impamvu atapfukamiye Hamani, kandi kuri iyi nshuro Hamani aza no kuvumbura ko Moridekayi ari Umuyuda, kuko kugeza iki gihe cyose nta n'umwe wari uzi ko Moridekayi ari Umuyuda. Kandi ngira ngo uribuka ko ubwo Esiteri yinjiraga mu marushanwa y'ubwiza, Moridekayi yari yaramubujije kuvuga ubwoko akomokamo. N'umugabo wa Esiteri ubwe ntiyari azi ubwoko Esiteri akomokamo, ariko kuri iyi nshuro tubona ko Moridekayi yavuze ubwoko bwe, akabwira ab'ibwami ngo impamvu ntapfukamira Hamani nuko ndi Umuyuda. Mu munota umwe gusa Moridekayi yavuzemo, yabwiye ab'ibwami byerekeranye n'iyobokamana rye, ababwira ko aramya Imana y'ukuri kandi nzima, abamenyesha ko adashobora gupfukamira ibigirwamana, ibishushanyo cyangwa umuntu. Moridekayi yari yarigishijwe amagambo ari mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cya 6 ku murongo wa 4. Ayo magambo aravuga ngo, umva wa bwoko bw'Abisirayeli we, Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka wenyine. Buri Mwisirayeli wese yagombaga kubwira isi yose. Isi yari yuzuyemo ibigirwamana, akayimenyekanisha Imana y'ukuri. Muri iki gihe cyo guhakana Imana, tugomba kubwira abantu ko Imana ikorera mu butatu: Imana Data, Imana Mwana, Imana Umwuka Wera. Moridekayi yarahagaze yanga gupfukamira Hamani, kandi abwira bagenzi be icyatumye yanga gupfukamira Hamani. Icyo gihe isi yose imenya ko Umuyuda ari umuramyi w'Imana y'ukuri kandi nzima. Nshuti yanjye, ndumva nabwira Moridekayi ni felicitation cyangwa se congratulations, kandi niseguye rwose kubyo nari naramuvuzeho mbere, kuko kuri iyi nshuro tubona ko yari atangiye guhamya Imana nta bwoba, kandi byashoboraga kumuta mu kaga gakomeye, ariko yemera kubikora. Ntabwo ntekereza ko ibyo yakoze byari kuzanira ingaruka bene wabo b'Abayuda, ariko ntekereza ko yari azi neza ko ibyo yakoze byashoboraga gutuma yirukanwa mu kazi ke, ndetse akaba yabura n'ubuzima bwe. Muri Esiteri igice cya 3 ku murongo wa 5 n'uwa 6, Bibiliya iravuga ngo Hamani abonye yuko Moridekayi atamupfukamiye ngo amuramye,
ararakara cyane, abona yuko gufata Moridekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Moridekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose, ari bo bwoko bwa Moridekayi. Muri uyu murongo dusomye, Hamani yiyerekanye ko ari umuntu muto cyane. Mu by'ukuri yari kwirengagiza Moridekayi, kuko Moridekayi yari amaze gufata umwanzuro wo guhagarara mu Mana. Uyu mugabo Hamani nawe yahise atangira guhagarara mu mwanya wa Satani, atangira kumurwanya. Ikintu cya mbere rero tubona hano nuko Hamani yari muto cyane ugereranyije na Moridekayi. Muri iyi nkuru turaza kubibona uburyo Hamani yari umugabo muto. Tuzabona n'ahantu yarize akaririra ku bitugu by'umugore we. Tuzabona aho Hamani yavuze amagambo ameze nk'aya agira ati, nabonye ikintu cyose nifuzaga mu isi, kandi nshobora no kubona icyo nshaka cyose ibwami, ariko uyu mugabo muto w'umuyuda ntashobora kumfukamira. Inshuti yanjye, umuntu muto niwe uzasanga ahangayikishwa n'ibintu bidafite akamaro nk'ibi, aho usanga ibintu bito abikomeza cyane. Wa mugani w'abasore ugasanga byose yabigize intambara. Hamani yari agiye gukora ikintu kibi cyane, yari agiye kugerageza kurimbura ubwoko bw'abayuda babaga mu bwami bwa Ahasuwerusi. Ndabizi neza ko nta kintu na kimwe yari azi cyerekeranye n'isezerano Imana yagiranye na Aburahamu, ubwo Imana yamubwiraga ko izaha umugisha abazawusabira ubwoko bwe, ikazavuma abazavuma urubyaro rwe, ari bo Bayuda mu buryo bw'umubiri. Ibi rero Imana yagiye ibisohoza nk'uko yabibwiye Aburahamu. Dusubiye inyuma mu mapaji y'amateka, tubona ko Abayuda bageze ku munwa w'imva, kuko amahanga menshi yagiye agerageza kubarimbura. Hitler yagerageje kubarimbura, yari azi ko ashobora kubikiza, nyamara uyu munsi Hitler nabo bari bafatanyije nta n'umwe ukiriho, ariko Abayuda bo baracyari hamwe natwe. Nibyo rwose Imana yasezeranyije ko izarinda ubu bwoko, uburyo Abayuda batigeze barimburwa n'igihugu cy'igihangange icyo ari cyo cyose. Ibyo ubwabyo ni igitangaza. Imana yarinze Abayuda mu buryo bukomeye kandi bw'igitangaza, kandi ibyo tuzakomeza kubibona muri iki gitabo cya Esiteri. Imana ishimwe kuko ihoza amaso ku ntore zayo, kandi yasezeranyije ko ntawe uzavuvunura intama zayo munsi y'ukuboko kwayo. Reka dusenge. Uwiteka Mana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe waduhaye. Ushimwe kuko ugushikamijeho umutima uzamurinda akamahoro masa. Ushoboza uyu muvandimwe wanize amatwi kukwizera no kukunambaho, kugira ngo no mu gihe ageze mu bihe bikomeye yihishe muri wowe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye cyane nshuti twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha n'ingaruka nzakubwira uko itegeko ryo kurimbura Abayuda ryasohotse kandi rikamamazwa hose mu bwami bw'Ubuperesi. Ngaho amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri paji yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.